inama y'umunsi. Iyo wizeye umuntu 100%, hahandi uba udafite gushidikanya na guke, ukuramo ibintu bibiri gusa: a person for life or a lesson for life. Ubona inshuti y'ubuzima cyangwa se isomo ry'ubuzima. Buriya guheranwa n'amateka yahahise no gukomeza gutekereza ku bitagenda neza mu buzima bisa nko kujya imbere ariko ugenda kinyumanyuma. Ibyiza byinshi biguhitaho ntubimenye. Byantwaye igihe kinini kugira ngo menye ko abantu bishimye muri ubu buzima ari abarusha abandi gufasha abandi. Nta kintu kibabaza nko gusezera ku muntu udashaka ko agenda, ariko buriya bibabaza kurushaho kumusaba kuhaguma kandi ubizi neza ko ashaka kugenda. Trust me, ibi nkubwira ndabizi neza. Sometimes the only reason why you won't let it go of what is making you sad is because it is the only thing that made you happy. Rimwe na rimwe impamvu udashobora kurekura ikikubabaje uyu munsi nuko ari cyo kintu cyonyine cyaba cyarigeze kukunezeza mu buzima. Trust me, ubuzima bwawe uyu munsi hari uwo buzakomeza mu gihe kiri imbere, ageze aho yumva agashaka kubivamo, ageze aho yumva acitse intege. Byibuze bikorera uwo muntu. Don't give up. Gerageza amaso yawe abone icyiza muri buri munsi, kabone nubwo hari umunsi bizagusaba kureba uhunyeza. Nta kintu cyantangaje muri ubu buzima nk'ukuntu abantu babiri bamara imyaka n'imyaniko, buri umwe ashaka mugenzi we, ashaka ufite umutima, urukundo n'imyitwarire imeze neza nk'iye, ariko bigoranye cyane. Abo bombi bamara guhura bagatinya gukundana, buri umwe atinya gufata iyo riske yo kongera gukomereka nanone. One day someone will hug you so tight that all your broken pieces will fit back together. Hari umuntu uzaguhobera cyane mu gihe gikwiye, twa duce dusadutse tw'umutima wawe twongere duterane. Umuntu usuzugura uyu munsi ashobora kuba ari we wenyine uzaguha ubufasha ukeneye mu gihe kiri imbere. No, inshuti ntabwo ari ya yindi kubwira ngo gerageza ubirenge wana, no, ahubwo ni kubwira ngo tuzabinyuranamo kugeza ku munota wa nyuma. Hari umuntu umwe uzishimira ko bitakunze ngo usubirane na ex wawe. Uwo nuwo mugiye kwambikana impeta mu gihe gito kiri imbere. Kuba mwirirwa na buri munsi ntibizatume wibeshya kumuzidiya. Everyone has that part of the story they never tell to someone. Buri wese afite amateka adashobora kugira uwo abwira. Umwana muto mu mashuri abanza wakundaga guhora cecetse yiturije. Umunsi umwe mu bihe bya Christmas, ibihe bya Noheli byegereje, abanyeshuri bose bagombaga kugira impano bagenera mwarimu wabo. Abana makada ababyeyi barayabafungira koko. Abafite ababyeyi bakize babategurira impano zihenze zo gushimira mwarimu ku ruhare rukomeye afite mu myigire n'imikurire yabo. Muri izo mpano zirenga 30, mwarimu abonamo impano imwe idasanzwe itameze nk'izindi, ifunikishije envelope kandi nayo ishaje ihindanye. Mwarimu arayireba ntiyayishimira, yumva umwana wamuhaye iyo mpano ashobora kuba mwanga cyangwa se yamusuzuguye. Za mpano zose mwarimu yarazifunguye, asigaza ya yindi yanduye isa nabi yumva yanajugunya atiriwe anayifungura, ariko amatsiko akomeza kumurenga arayifungura. Igitangaza si impano yari mu gikarito gihindanye gusa, ahubwo n'imbere icyari kirimo giteye isoni. Cya gikarito muri ya mpano harimo perfume, harimo parufe yakoreshejwe ebana, kandi kabura gato ngo gashiremo. Mwarimu sukurakara noneho akuba kabiri. Abanyeshuri bose barimo basohoka amasomo arangiye, mwarimu ahamagara wa mwana wamuhaye ya mpano ihindanye wiyicariraga ku ntebe y'inyuma. Akana gato karimo gasubiza amakaye mu gikapu ngo gatahe. Mwarimu n'umujinya mwinshi aramwegera ati, ni gute ushobora gutinyuka kumpfunyikira impano mu rukarito rusa kuriya, byongeye ukanankiriramo parufe yakoreshejwe yenda gushiramo nta n'isoni? Nge nawe dupfiki.
mwana ati please do me a favor, mbabarira ahubwo uyitereho gake cyane. Mwarimu urakaye utanakeneye rwose iyo parufe ati nyitere nta n'isoni. Kakana kati please I beg you, mbabarira. Mwarimu mu by'ukuri utabishaka ariko nanone agamije kumenya icyinshi inyuma y'iyo myitwarire idasanzwe y'uwo mwana, ya parufe yarayiteye. Mwarimu amaze kwipiriza ya parufe, kakana karamwegereye, karamwihumuriza, karamuhobera n'amarira azenga mu maso n'ijwi ryuzuye ikiniga kati yeah, now you smell like my mom. Ubu noneho urahumura nka mama. Akana kiruka gasohoka karira. Uyu mwana mama we yari amaze igihe gitapfuye yitabye Imana. Iyo perfume ako gaparufe nicyo kintu cyonyine cya nyina yabashije gusigarana nk'urwibutso. Ikibabaje kurusha ibindi kandi nuko ari nawe mubyeyi wenyine yari asigaranye. Mwarimu amaze kumenya inkuru y'uyu mwana yabuze aho ahera asaba imbabazi. Ushobora kutamenya umuntu mubana kugeza igihe utonekeye igikomere.